Ibihe byiza kuri we wakanze subscribe kuri PD Media, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Mu minsi yashize hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo hari uburyo ki nandika message namara kuyandika nyohereje umuntu yamara kugenda na checkinga neza nkabona message yamugezeho itandukanye niyo namwandikiye, ukabona bya hari ibintu by'amakosa byagiye bizamo kandi we akayandika nta makosa arimo. Urugero nawe sinzi nimba bijya bikubaho, ukajya nko kwandika message cyangwa ujye nko gupostinga status kuri WhatsApp, warangiza ukatyping ibintu ushaka wapostinga ukabona hagiyeho ibitandukanye n'ibyo wanditse. Muri iyi video rero ngiye kukwereka aho biba byapfiriye kuri keyboard yawe. Ngiye kukwereka uburyo kijye kwisettinga ayo makosa ukayirinda, ntuzongere kuba wakandika message zipfuye kandi utabigezemo uruhare. Mbere ko dutangira, kanda subscribe ahonga kuri YouTube channel yacu ya PD Media, urayikinga ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe. Reka twifashishe WhatsApp nse mbereke ukuntu biba byagenze, nkwereke n'ukuntu ushobora kwita ubihagarika bigahagarara burundu. No urugero kanse nk'ujya kwiyandikira message, wenda nandike good morning, nandika inyuguti ya G na O. Urabona nyishyiraho inyuguti ya G na O, hano hejuru bahise bankiriraho amagambo yerekeranye n'iby'iyo nyuguti nanditse. Abakoze keyboard bashatse korohereza abantu kugira ngo umuntu nazajya yirirwa typing ibintu byinshi, uzajya typing akantu kamwe bahita bagukosorera hari hejuru, bahita ubishyira mu tire wandika ibintu byinshi. Cyangwa niba utazi ururimi neza, n'urugero icyongereza utakizi neza, ukaba ushaka kwandika ibintu uzi kubivuga ariko utazi kubyandika, ukashyiramo izo nyuguti uzi kuvuga hejuru, bagahita babicorrectinga bakaguha correct words. Noneho urabona rero nanditse G na O, hano hirya bankiraho go, aha bankiriraho good, hirya bankiraho going. Hano biba bagushyiriyeho kugira ngo uhitemo icyo ushaka kuba wakoresha. Noneho ahantu y'amakosa ava rero, iyo urimo urandika iby'ikinyarwanda kandi nuza keyboard yawe isetinze mu cyongereza, nago iby'ikinyarwanda ibi bibona, ahubwo nimba uri kwandika mu kinyarwanda bo bahita bagucorrectingira bagashyiramo zino correct words zo mu cyongereza. Ni hahandi usanga rero amagambo wagiye wandika keyboard yagiye ibihindura ikahita ibishyira mu cyongereza. Reba ukuntu ibihindura rero. Kanse nkushyiraho indi nyuguti ya O, urabona nyishyiraho indi nyuguti ya O, hano iri ryo mo hagati risa ryiselectinga riba umukara. Kuno riba ryiselectinze rikaba umukara rero bivuze ko ari ryo bagiye kwita bankiriramo. Nawe mbishaka cyangwa nabishaka bo bahita barishyira mu keyboard yitirishyiramo. No urugero kankande kuri space, wenda nashaka kwandika wenda nashaka kwandika gutyo byanditse G na double O. Noneho iyo ukanze space gutya keyboard yo ihita igushyiriramo rya jambo rya ryiselectinze mo hagati. Noneho wowe iyo uri kwandika ibintu by'ikinyarwanda byinshi wihuta ari nka paragraph ndende, ikintu bahita bakora bagenda bakosoramo ya magambo babona asa nkaho asanishije nayo bagushyirimo hano kuri keyboard yawe. Keyboard yawe isetinze mu cyongereza, ayo y'ikinyarwanda uri kwandika ntago baba bayabona, kandi baba bagenda bagucorrectingira words zo washyizemo zipfuye bakagushyiramo izirizo za nyazo. Keyboard yo ibizi iri gushyiramo izanyazo. No urugero nk'uko good morning ise yishyiramo, noneho hagiyemo good gusa, hirya bahise hano hasi bahise banyuma ibyerekeranye na good. Nimba ari morning, nimba ari good luck, nimba ari good morning, cyangwa se nimba ari 100% good, noneho ugahita choosing amako ushaka. Ndakeka mwamaze gusobanukirwa impamvu kuri keyboard baba barashyizeho nyine bino byo kugenda bagukosorera morning. Noneho ku bantu mufite keyboard rero zo mu kinyarwanda hano bipfuira, cyangwa se mwasevinze amagambo yo mu kinyarwanda, no kuvuga ngo niba ushaka kwandikira umuntu ngo n'urugero katwandike ngo mumeze mute. Urabona hano ino mute dushyizemo ino yiselectinze ni mute yo mu cyongereza, ariko mu kinyarwanda turikoresha bikaba mute.
mumeze mute. None ushobora kuba uri kwandika ibintu byinshi uri kwihuta bakajya bagenda bagukosorera aya magambo bagenda bagushyiriramo aha ngaha hakazajya hajyamo ayapfuye atajyanye n'ibyo ushaka kwandika. Wenda reka tuse nk'abandika interuro nini kugira ngo mubisobanukirwe neza. Wenda nandike ngo ndashaka kandi nshyiramo amakosa urebe ukuntu bagenda babikosora. Urabona nshyizemo ndashaka kuri hanshyiramo ha ebyiri, ninkanda space ngiye kwandika ibindi keyboard irahita inkosorera ishyiriremo ha imwe. Gukora kahita bankosorera. None iyo uri kwandika ibintu byinshi rero ishobora gukosora ugasanga ikosoye ibintu by'amafuti biba byarapfiriye hehe rero. Kuri keyboard yawe uri kubona hano hejuru tuno dutabu twa hano hejuru, urabona ka gif na ka mastika na ko kwandika na ka setting na ka demo na ka sound. Kuri keyboard rero ngiye kukwereka tuno tuntu twose icyo dukoze icyo tumaze. Urimo urabona tuno tuntu two hejuru nitwo ujyaho ugasettingiraho keyboard yawe hano kuri setting, ariko n'utu tundi ndahita mbereka umumaro watwo n'ibintu bigiye birimo. Iyo uje hano kuri setting ugakanda bahita bakwereka settings za keyboard yawe. Keyboard yawe isettinze muri English, urabona keyboard language and layout isettinze muri English kandi muri quality. Ubu ni ubwoko bwa keyboard, habaho ubwoko bwa keyboard bugera muri ni bwinshi ariko ubuzwi cyane n'ubu ngubu abo quality azat ngiyi hazard ni cyane cyane ikunze gukoreshwa ku ma laptop adafite ya mibare yo ku mpande. Iyi quality igakoreshwa kuri desktop ndakeka ku bantu mukoresha computer murabizi. Aha ngaha rero niho uza ugasettingiramo ururimi rwa rurimi bagendaga bakosora amagambo. Noneho urabona hariho ibintu byinshi, hariho setting nyinshi, ama emoji. Keyboard idafite emoji ni hano uza ukazishyiriramo ukabifungura. Keyboard idafiteho ka kantu ka voice typing ndabereka voice typing kikora, dore n'aha ngaha uza ukagafungurira. Iyo gafunzura gafungura kakazaho hari ku mpande zino za emoji. Iyo zitariho uraza ukazifungura nazo bagazishyira hari kuri keyboard. Noneho twebwe ikintu tugiye kureba aha ngaha tugiye kureba icyo bita text collection. Aha ngaha ni ukuvuga ngo ni kwa kundi twa textingaga twandikaga bakahita bakorectinga. None wowe icyo uri bukore ni ukwita bino bya bindi bakorectingaga kuko bikuvangira bigatuma hajyamo ibintu udashaka, nibyo ugiye guhagarika. Ariko ku muntu ubona abikeneye we yaza hano akabifungura. Icyo ukora ni iki rero, urabona kano kambere bakwereka show suggestion strip, display suggestion strip while typing. No kuvuga ngo mu gihe ndimo kwandika hajya hahita displayinga ibijyanye n'ibyo ndi kwandika. Ngo kwa kundi nanditse inyuguti ya G na O bazahite bankiraho ubwo go, going, good morning, ibijyanye n'ibyo ndi kwandika. Nimba bimbangamira rero, nimba we bikubangamira ngwino ugafunge. Urabona nugafunga naka ku munsi ka next word suggestion rya jambo rihita rikurikiraho. No kuvuga ngo nimba hejuru nanditse go hakajyaho good na good morning, nkahita nemeza kuri good, nyemeza kuri good rya rindi rihita rikurikiraho kuko bahita bakurikizaho irindi jambo rijyanye n'iryo wanditse. Rya rindi rero rihita rikurikiraho naka kaka ka kabiri ko munsi. Ubwo nimfunga rero kugira ngo turatuno nibazaye badushyiraho hejuru naka ko munsi kareta kifunga kuko urumva nago bahita bashyiraho irikurikiraho n'irya mbere warikuyeho. Ndageka muri kubisobanukirwa. Noneho dore suggestion contact, no kuvuga ngo kwa kundi uri kwandika kuri keyboard yawe uri kwandika nk'izina ry'umuntu ikahita igenda igakurura mu mazina ayo uba ufite kuri contact zawe, akahita displayinga hahandi hejuru, ikahita displayinga hahandi hejuru. Nimba ari wenda Mukamana ucyandika muka hahandi hajeho good tucyandika go, muka ucyandika muka
mana nayo ikahita ijyaho hejuru kuko bahise bakora suggestion kuri contact zawe. Nabyo iyo bikubangamira uraza ukahita ugafunga hano hasi ukaga closing. Noneho rero dore ahibanze twashakaga ni hano handitse auto collection. Collect word while typing. Auto collection ni kwa kundi noneho byahitaga byikosora. Kano ko hejuru ka showing suggestions strip akako nta kintu kabangamye. Nimba wanditse go bakahita bagushyiraho good, bakanagushyiraho going, bakagushyiraho amagambo ajyanye n'ibyo uri kwandika. Aha nari byazajya binagufasha kwandika byihuse. Nimba wanditse go bakagushyiramo good kandi iyo washaka kwandika no kwita ukoraho byijyanamo. Ahubwo dore ikibazo kiba kiri kuraka ka auto collection. Nimba washaka kwiyandikira go cyangwa ari iby'ikinyarwanda bitarimo hariya hasi, noneho wakanda space ugiye kwandika ibindi bakahita bagukorectinga rya jambo washyizemo kuko keyboard bikeka ko waryishe, bakahita bagushyiriramo iryabo. Ino auto collection niyo ugafunga kuko ibigenda ikubanga collection niyo ugenda ugafunga, niyo ibirimo irakubangamira mu byo kwandika. Noneho hano haze haranditse undo auto collection backspace. Iyo ufunze auto collection rero nakare bagakuramo. No kuvuga ngo undo auto collection backspace, nimba nari nanditse go nakishyira kuri back bakatabankiramo good, iyo ngarutse kuri backspace ibya bindi bari bankosoye bahita byivanamo hakagumamo ibyanjye byanyabyo. Urumva ko hano byaba bingoye cyane byo kujya nkora back nkanda kuri back kugira bakuremo ibyo bakoze auto collection, ahubwo bituze ugafunga ino auto collection. Noneho tumanuke hano haze kuri auto space after function. Izi zindi zo double space check, izi zindi zo ndabona nta kibazo ziteje, ahubwo ahatezaga ikibazo na ahangaha kuri auto collection. Iyi ngiyi niyo yatezaga ikibazo, ugende uhita ugafunga ugasige ko kameze gutya. Noneho rero reka tugaruke inyuma. Ubwo kariya kano ka auto collection turagakosoye. Ubwo ninandika go hakazamo good, n'inkanda space ntago bijyaho. Ninandika hi hello hakaza help, hakaza na hello, n'inkanda space ntago bashyiramo help, ahubwo biraguma uko nabyanditse. Kwa kundi byicollectingaga byikosora nibyo byanezaga amakosa mu gihe ngiye gupostinga. Kwa kundi utayipinga wihuta wa postinga ugasanga wa postinze amakosa, ni keyboard iba yayagukoresheje. Reka noneho nkwereke ibanga rya tuno two kuri keyboard hano hejuru. Kaduhere kuri aka ko mu nguni ka sound ka voice. Aka ka voice rero ikintu gakora ku bantu mugira ubunebwe bwo gutayipinga no kwandika. Ku muntu ugira ubunebwe bwo kwandika nanjye ndimo, ikintu ukora uraza ugakanda kuri aka ka voice. Noneho voice keyboard ikumva ibyo wavuze na voice ikahita ibikwandikira. N'urugero kadukandeho reka tuvuge wenda urabona ibintu byose inyandikiye mu isogonda rimwe. Urabona ko ari ibintu byinshi ugiye gutayipinga. Ku bantu ibintu byo gutayipinga bigora, mujye mukoresha kano kantu ka voice ka hano hantu kari hano hirya. Keyboard yawe rero niba itagafite nakweretse ahantu ugenda ukabufungurira, ni kuri setting ukamanuka hasi ukahita ugashyiraho kano ka voice. None kuri kano ko hirya ka demo haka yikanzeho bahita bakwereka ko ugiye kuri demo ya keyboard yawe. Ni hahandi usanga keyboard y'umuntu harimo amafoto. Ifoto rero uyishyiramo gute? Dore izirimo ahangaha nari narakoresheje iyi ngiyi ni y'umu sister wanjye, ariko iyo ushaka gushyiraho indi uza ugakanda cyangwa se ugakoresha muri aya background baba bafiteho hano hasi. Reka dushyireho indi foto, tuze tujye wenda mu mafoto. Kuri keyboard hariho utuntu twinshi abantu batajya bitaho cyangwa ngo baturebe. Nshaka agafoto
twakoresha ukadukoresha kano ka PD media ukadukahita ukarisayizinga ugakora next, bakakwereka uburyo kari bube kagaragara kuri keyboard yawe, ugakora done, warangiza ugahita ukora kuri apply. Urabona keyboard ko igarutse irimo agafoto kanjye ka PD media, urabona keyboard kise igaragara neza. Ndakeka rero naka ka kabiri ka demo mugasobanukirwa. Aka gatatu rero naka ka setting ko tumaze kukareberaho, ni hahandi ugenda ugasettingira, ariko hariho ibintu byinshi twarebye kuri hano kuri auto collection n'ibyo twafunze murabyibuka, ariko hariho n'ibintu byinshi, performance ya keyboard yawe, nimba ari quality cyangwa se zerity layout, nimba ari ifite quality keyboard ni ya keyboard bifite imibare hejuru n'imibare hirya, ku bantu mukoresha laptop murabizi. Zerity keyboard layout ni ya keyboard yo ku laptop idafite imibare hirya, nimba nibeshye neza, ariko nubwo nicyo kizitandukanya. Ikindi ino quality na zerity imwe niyo mu gifaransa, indi niyo mu cyongereza. Urumva iyo mu gifaransa ibifiteho ama accent menshi, urumva na tuno tuntu two kwandikisha tuhita twiyongera tukaba twinshi. Urabona ko kuri iyi setting hariho ibintu byinshi wa settinga, na demo iri kuri keyboard irahari kuri setting. Urabona hahandi settingira ka voice type, hahandi ni byinshi wa settingira. Kuri setting naho turahabonye. Reka katugataruke kama link yo gukopia kuko hariho ibisobanuro byinshi. Reka tujye kuri aka kama sticker. Urabona amastika mba narasevinze mangaha, amastika hano hasi hari amastika basevinze, hari ayasanzwe, aya mastika asanzwe. Ku bantu mutajya mubibona bino byose rero kuri keyboard zanyu biba birimo. Hano ufite connection bitubona andi mastika menshi kuri keyboard zanyu, ibintu byose biba birimo n'amagif. Nuko na connection mfite ngo mbereke amagif bahita bagushyiriraho. Hakaza n'ahandi rero twarebeye bimwe byo gukora translate, bimwe byo gusharinga, bimwe byo gusizinga keyboard yawe, ama emoji, ama fruit setting. Nizere ko rero ino video muteguriye y'uyu munsi yo kuri keyboard ugize icyo ukuramo kuri keyboard yawe, ujye kuyisettinga nizongere kugukoresha amakosa yo gutypinga. Ikindi nizere ko ubenye n'utu tuntu two hejuru icyo twaba dukora. Kanda subscribe rero, duhore muri video zikurikira. Hari ikintu ushaka kumenya muri comment urambwira, nze tuhite tukireba. Thank you so much.